Reka duhere ku mpamvu yo gufunga ikinyabiziga kubera ko kitahererekanyijwe. Nitureba mu rutonde rw'ibyaha, gukora mitasiyo si icyaha, kutayikora si icyaha. Nitureba no ku makosa si ikosa, kuko ni bizinesi hagati y'abantu babiri. Ariko hari ikibazo kindi abanyarwanda bafite bakeneye gufashwamo. Akenshi ikibazo gituruka ku muntu wagurishije imodoka ye. Yagurishije imodoka ye, yishyuwe amafaranga ye, ubundi imodoka uwayiguze ntiyashishikarira kuza gukora mitasiyo. Arabyihorera, akomeza arayikoresha. Uwagurishije imodoka arahangayika, akavuga ati si imodoka nikora ibyaha ni njye bazareba. Nikora imisoro, nigira ibibazo mu misoro ni njye bazareba. N'ibindi byose n'amande. Akifuza ko imodoka yikora mitasiyo. Iyo yiyambaje polisi rero, polisi iraje ifasha uwaguze. Amubwira ati tiye kudakora mitasiyo. Ati imodoka narayishyuye ntabwo yibwe. Nta deni mufite. Polisi ibizamo gute? Urumva polisi ntabwo ifite aho yahera ifasha ba bantu. Iyi ngingo rero yajemo kugira ngo polisi ibone aho ihera ifasha ba bantu bifuza ko imodoka bagurishije zikorwa mitasiyo, ariko abaziguze bakaba badafite ubwo bushake. Niyo mpamvu twavuze ngo dutange igihe gihagije, ariko noneho niba koko nyiri imodoka asaba ko imodoka ikorerwa mitasiyo ikaba nta kibazo ifite, polisi igaragaze ko iyo modoka iri gukoreshwa mu buryo bunyuranyije n'itegeko. Ubwo kuyifata mu by'ukuri ni ukuvuga ngo ibigiye hamwe ukore mitasiyo, imodoka ijya mu murongo w'amategeko yongere isubire mu muhanda. Ariko ahanini mu by'ukuri intego ni ugufasha cya cyiciro cy'abanyarwanda bahangayitse kubera ko imodoka bazigurishije ariko ba nyirazo bakaba badashishikariza kuzihinduza. Nsobanure ko gufunga atari igihano. Nireba mu mategeko uko atondetse, hari amakosa, hari ibyaha, hari n'ibihano. Gufatira ikinyabiziga ntabwo ari igihano mu bihano dufite. Tubisobanure neza. Gufatira ikinyabiziga ntabwo ari igihano kandi umuntu aba akerewe. Ntabwo ari igihano. Ahubwo ni ikinyabiziga kibangamye. Kuba kigiye mu muhanda byaba bibangamye. Icyo kinyabiziga nicyo gifatirwa. Ni ukuvuga ngo ingero, utwaye ikinyabiziga udafite perimi, ubangamiye ituze rusange ry'umuhanda. Baragifatira, iyo habonetse undi muntu ufite perimi baragiguka kijyana. Ariko urumva ikibazo ni ukubangama. Ikinyabiziga gipakiye ibirenze uburemere cyemerewe, kiri gusenya umuhanda. Nukireka kigakomeza kirimo kirasenya umuhanda, kirafatirwa. Nuza ugapakurura barakureka ukomeze. Urumva si igihano, ahubwo ni uko bakuretse ugakomeza wakwangiza byinshi. Ikinyabiziga gifite ibibazo bya tekinike. Bakureka se nta n'amande baguciye? Bashobora kuyaguca ariko igihano yaba ari amande, igihano si kwaba ari ugufunga. Nagira ngo nsobanure ko gufunga ntabwo mu bihano dufite, ntabwo gufunga ikinyabiziga biri mu bihano. Ikinyabiziga kitanditse, ubonye imodoka itambuka itagira plaque ukayifatira, si igihano, ahubwo ni uko nyine inyuranyije n'amategeko cyangwa kidafite ubwishingizi. Ibyo byose nibyo bifatira ikinyabiziga, ntabwo ari igihano. Na wa muntu utarakoze mitasiyo ntabwo ari ukumuhana, ahubwo ari gukoresha ikinyabiziga mu buryo bunyuranyije bushobora guteza ibyago nyiri ikinyabiziga wa mbere cyanditseho. Kuvuga ngo ubangamiye w'ikinyabiziga cyanditseho, uwo muntu ari gusaba ngo nimumfashe iyo modoka muyihagarike kubera ko inyanditseho kandi sinzi ibiri gukorerwamo. Urumva byose tubanze dusobanure ko iyi ngingo yo gusobanura ikinyabiziga inaza mbere y'uko tuvuga n'ibyaha n'ibihano n'amakosa. Abanyarwanda babisobanukirwe ko buri gihe aba ari uko hari ikibazo cyavuka bakuretse ugakomeza ukagenda, bakaba baguhagaritse ngo cya kibazo kibanze gikemurwe.